hari abasore benshi bajya bakunda kwibaza ngo njyewe sinakora akazi kameze gutya ngo njye sinakikaraga ubuyede bakirwa bikatisha ngo nta kazi bafite, wababwira iki? Njye ikintu nabwira abo ngabo, ikintu cya mbere nababwira, nta munyagara w'ifaranga. Nubwo uriya impamvu bavuze gutyo ni uko abasuzuguye ikiyede nyine tugihemba make. After job biba bimeze bite muri life isanzwe? Reka wenda twiganirire. Life isanzwe na nyine nawe iyo ndangije gukora icyo nsabwa hanjye nimeza neza nyine nk'umuhungu nkatambara street meze neza mfite mbiwe niyo yaba inkende. Reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abakunzi ba TAS TV show aho muri hose Uwiteka ari kubandebera icyoroshye ndetse abandindiye cyane. Ni The Creator Erica Blessing, chairman w'Icyaro ndetse n'andi menshi cyane. Uyu munsi muri TAS tour ntago twagenze gutyo gusa, ahubwo dusanze umusore uri mu kazi, arimo arakora, ari guhiga ibiceri. Reka mubaze ubundi bimeze bitabanze yibwira abakurikiye TAS TV show. Meze neza nyine, nawe urabibona nyine icyo kintu kiba cyazinduye umuntu ni uguhiga tu. Urabona nyine muri iki gihe udahize nyine tutakoze n'akarye, ugomba gukoresha amaboko nyine ugashakira igifu cyawe tu, kuko nta wundi muntu wakikumenyera. Ntabwo biba byoroshye tu. Birumvikana cyane, ubivuze neza ati udakora ntakarye, niryo jambo ry'umunsi. Udakora ntakarye, gukora nicyo kintu cya mbere. Umujene ni neza bisa tu, ni fresh papa. Hari abasore benshi bajya bakunda kwibaza ngo njyewe sinakora akazi kameze gutya ngo njye sinakikaraga ubuyede bakirwa bikatisha ngo nta kazi bafite, wababwira iki? Njye ikintu nabwira abo ngabo, ikintu cya mbere nababwira, nta munyagara w'ifaranga. Nubwo uriya impamvu bavuze gutyo ni uko abasuzuguye ikiyede nyine tugihemba make cyangwa n'icy'abantu nyine baciriritse, ariko buriya nyine tuyagakwiye kumenya ko ifaranga ryose ari ifaranga. Ko usanga se rimwe na rimwe bamwe muri abo ngabo baba baniriwe baniryamiye banakubiswe n'inzara yabishe amani banze kujya gukorera ayo ngayo makeya. Kandi njyewe waje nkikubitira ikiyede cyanjye gitatu cyanjye barakima, usange ndaye meze neza tu, ntagiye kwandavura ngo bimukire wa muturage. Ibintu nk'ibyo ngibyo gukora kano kazi njyewe mba numva nta kintu birwaye, kuko bituma naraburiza cyane ngo njye kwandavura. Akazi kose ni akazi, nta gusuzugura akazi, nta munyagara w'akazi. Nicyo cya mbere. Umujene none se wenda tuvuge nyuma y'uko after job biba bimeze bite muri life isanzwe? Reka wenda twiganirire. Life isanzwe na nyine nawe iyo ndangije gukora icyo nsabwa hanjye nimeza neza nyine nk'umuhungu nkatambara street meze neza mfite mbiwe niyo yaba inkende. Ariko buriya iyo hakasemo ufite nk'iya kibiri nawe ubona ibintu ari fresh wayakoreye, ari fresh cyane. Rero ngira ngo uyu mujene turi kumwe ase mu buzima busanzwe bakwitana, twahise dutangirira ku kazi cyane. Abakurikiye TAS TV show ngira ngo ntibigeze bamenya izina ngo ninde. Nyine jewe nitwa Daniel cyangwa se nyine tu. Niko kazi nabanza cyane no muri quartier. Dukomeze rero, ni zahaso cyane, ni kwa kundi umuntu yikatisha akavuga ati bimeze bite, reka nkateho uduyanjye ndebe ngo bimeze bite. No guhiga. Twese tuba twahuriye mu guhiga. Wallahi. Sorry nagutera. Oya ntari binange se ko ngwiki. Naguswe kandi. Ndaje mu kanya ahubwo ndabamufasha nanjye no ku mafaranga sha. Nari bitubire. None se njye sinyakeneye. Ngaya nawe waryaho. Nayaryaho cyane ahubwo. Ngaya n'ay'abahungu nyine ngate. Tuba twarahenze abyo. Aguhenza ushatse kuvuga ni gute? Henza ushatse kuvuga urabona ntabwo twese tunganya ubushobozi tu. Umuntu
ufite ubushobozi rero nyine y'abantu aba yifata nk'aho yahenzabye pe kubera ko nta bushobozi iyo bubonetse y'abantu nawe amaboko urayamanura umujene wanjye noneho nawe muzi twahuye nawe y'abantu ararenze byatari none se bro gusa ariko ikintu cya mbere man Uwiteka niwe uba ubigena kabisa Imana niyo nkuru muri byose kuko ni nayo iba yadupangiye no kuza muri aka kazi cyangwa no guhura n'abahungu nyine tugahura n'inshuti zawe niba yabipanze niyo ya mbere reka tuyishime niyo ya mbere kuko buriya wabyutse ugasanga uri muzima ukajya guhiga ku kazi kawe ako ariko kose mani Imana nibikora niyo twese twambaza tu yango rero abakurikiye Tasi TV show ni nk'ibisanzwe reka nkwibutse utarakanda subscribe kugira ngo ukande subscribe ibiganiro byinshi ndetse n'inkuru zacu nyinshi n'ibikorwa byinshi bibona 5 kuri 5 nkwibutsa ko hariho akaririmbo kanjye gashyashya bakita Like a Moon cyangwa ukarebe wumve ngo bimeze bite video iraza vuba umujene wallahi ngiye nishimiye kuba twahuje asante sana panda bashimiye nanjye nishimiye kuba muje n'abakapo nkamwe biranshimishije mujye munadusura mumenye ngo bimeze bite hepfo aho mu byaro mugende natwe mwumvikanishe ko natwe tuba tumeze neza tu nicyo cya mbere kandi ni nayo ntego dufatikanyije ibintu byose bigize bite birashoboka kubura nta muntu wigira icya mbere ni ugusenga icya kabiri tukagera gute tugahuza rero urakoze cyane reka nkushimire ku bw'akaganiro gatoya tugiranye ariko mbere yuko tugenda gira ikintu ubwira urubyiruko ikintu nabwira urubyiruko ni ugucana amaso tugakura amaboko mu mifuka tugaharanira kugera ku ntego zacu dufite kuko kuguma tuzitekereza tutarwana no kuzishyira mu bikorwa ntabwo ari byo biba bikenewe icyo dusabwa ni gukura amaboko mu mifuka ubundi tugashyira mu bikorwa ibyo dutekereza tugashyira hamwe ibintu byose bigize bite birashoboka together all simple cyangwa se dufatanyije byose bigize bite birashoboka ndetse na support zanyu tuba tuzikeneye cyane you subscribe igitekerezo gisharinge kigere kure